munjo hapa mbambiye dada. Nimuze mbabwire ukuntu byifashe dutangire. Uri kumva? Ubwo rero umurwayi tugende. Muba mwikorera indaya ya Yesu muyishyire hasi. Indaya ya Yesu muyishyire hasi. Kuko ikintu kijyanye na views zizabazengereza. Njyeweho ntari muvuge pe, ariko indaya ya Yesu. Indaya ya Yesu muyireke muyishyire hasi muyifashe hasi. Twagiye. Murinda muvuga ngo indaya ya Yesu ngo iri kumuroga. Mbere hose ko yivuzaga indaya ya Yesu itaranagera muri iyi mihanda yari yararozwe nande? Yamuroze mu mwuka. Harya babantu bambara imyenda isa n'ibitwe binini bitwa ngo iki? Ntibamuzengurukanya hano hose bamujyana kumuvuza za CHK ngo za Kanombe n'ahandi. Ntago bahise bamuta, bamwe bananze yuko banamusuhuza kandi ari umurwayi ari n'ishuti yabo. Harya nibande babandi bambara ibyenda bisa bibitwe binini? Nibande? Ntago mbazi, nge ntago mbazi. Uri kumva? Ntago mwanze yuko buretse tugende. Ubu ngubu ntago bamuzengurukanya hano hose bakabura indwara. Mwebwe mwaje kwibona. Muze tujye ku bintu bijyanye n'abapfumu mwirirwamo. Abo bapfumu. Hanyuma tugende. Mumbwize ukuri. Uriya buretse. Uriya ngo ni indaya ya Yesu. Indaya ya Yesu ararengana. Yarwaye cyangwa bamuroze nimba baranamuroze koko. Ataragira gute? Ataragera muri iyi mihanda rwose. Kaburiya bari abantu birirwa bacuruza abantu barwaye babarwana n'iki? Mumbwize ukuri. Tubwizanye ukuri. Twagiye rero. Gahunda iteye gutya. Story kuyindi. Ubwo umuntu baramwirukankanye za Karangazi yo zakira mu ruzi hafi za Nyagatare. Umupfumu bamujyanyeho. Ubwo umupfumu bamujyanyeho, umupfumu muzamutse ngo ku kimodoka. Muze mbabwire mbabereze ukuntu izanyu zose nziza. Izanyu nziza. Uwo mupfumu wa hafi za Nyagatare yo zakira mu ruzi za Karangazi yo. Okay, muri kunyumva noneho? Muri kunyumva? Mugire kuko connection zari zibuze nzireba. Mugire va mumbwire ko munyumva. Mumbwire ko umuntu umupfumu wo ku kimodoka uzambutse ku kimodoka mu mwumvise cyangwa musubiremo. Ego gwiki ku ego twagiye. Umupfumu gana yo za Nyagatare. Noneho ngo umupfumu w'umusaza ufite abana ngo bagera muri 50 mwamujyanyeho ngo yaramurasaga murasaga no ku bwonko umubiri wose urarasaze bamucinda sago no kugituba. Urumva? Murebe si mwebwe muri kugenda mumuvuga, mwebwe muri kuva ngo muri gutabariza umuntu mukanagenda mumuvuga ngo umuntu ngo wuzuye indasago ngo nyamwibase ngo ariko ntacyo. Mureke tugende. Twagiye. Uri kumva? Ngo ku kimodoka tukomeze. Si mwebwe muri kugenda munamuvuga, si mwe muri ngo murwaje umuntu muri kugenda mumutaranga. Nta nisoni. Ngewe ibintu by'indasago ndabizi. Iby'indasago ndabizi harubwo ngewe nsura aba barwayi. Reka. Uri kumva? Baramurasaza uwo murasago hafi yo za Nyagatare. Ubwo mumuvaho. Abangaba noneho ababirirwa bajya kumutungaho kamera ngo bari kumufasha. Ni nabo bamushakiye undi mupfumu wa kabiri. Umupfumu wa mbere yamutwaweho na mama w'umubyinnyi nuko arashaka kumuzanaho hano. Umubyeyi ufite umubyinnyi hano ubyina w'umukobwa niwe watwaye. Nimunakomeza kuntera isereri n'uwo mumama nzaza mushyire hanze nuko ntari gushaka bamwe kubashyira muri kona. Uri kumva? Umubyeyi ufite umubyinnyi hano. Uri kumva? Niwe wamujyanye kuri uwo mupfumu w'iyo ngiyo ku kimodoka ugana za Nyagatare. Noneho aravuga ati amafaranga y'ibiki y'inama wowe wamwohereje 40 wa murwayi we kugira ngo agutware kuri uwo mupfumu. Tugende. Umupfumu arangije aravuga ati uyu muntu baramuroze baramushimangira njewe reka amafaranga hafi 100 ngahe. Tugende dukomeze. Murahari? Ego ngo bamucinda saga umubiri wose ngo n'igituba giciyeho indasago. Abase bari kugenda bamuvuga. Mwebwe amafaranga ngo mwagiye mwikoreye n'amafaranga 150. Envelope ngo mwabonye iri ku meza nta kintu na kimwe cyariho ko ari ukubafera. Beyikoreye 150 ngo nabwo bayahawe no diaspora. Uwo mu diaspora ngo wemeye kwishyura umukozi ngo ibyo 150 bajye babimwishyuramo. Ibyo 150 ngo nibyo bikoreye. Turahari. Iri envelope nta kintu ngo cyarimo yari iri ku meza.
ni mwubwanyu. Ubu rero umupfumu ngo uri kumusiga imiti yamuhawe n'aba bagenda bamuvuga banamutunga kamera. Aba bapfumu mwebwe mubamenya gute? Ngo aba bapfumu ngo mubamenya gute? Simwe muri kugenda muzishyira ku karubanda? Ego ko mana yanje niko nta soni muri no kubura ahantu muhumekera mukagenda no kujya ku muntu koko. Uri kumva? Nta nisoni mukagenda muvuga umuntu mwicara mumucuruza. Ahubwo abasenga ni musenge, sino muraza kubura intama n'ibyuma, kuko muri mu mikino, muri gukina ku muntu urwaye. Ni mumuvuze mwaricaye murabeshya ngo yivurije Kongo, muduhereza amatarike bamutereyemo hariya kuri Gasutamo, kuri boda cyangwa mwaciye y'amazi. Kongo mwibeshya, nta Kongo yivurije, nta mupfumu wa Kongo. N'uyu mupfumu bamujyanyeho bwa mbere ngo nibyo ari gukoresha bikuye muri Tanzania. Murabeshya ngo yagiye kwivuriza muri Kongo. Kongo ya wapi? Yanyuze he? Mutuhereze pasiporo irimo ayo makashe. Turi kumvikana? Keretse niba mwaraciye panya byo ndabyemera, ariko niba mwaraciye ku mupaka muduhereza amatarike, sibyo? Mwitonde, nimufashe umurwayi mumuvuze, mumwiteho, mukureho amakamera. Ikindi nuko umuntu ntashaka kumuvuga, ni hari umuntu ngo wamutabarije yamwatse ikiganiro ngo atangarizwe abanyarwanda, ngo batangarizwe abanyarwanda bahagaze, ntimwamubujije ngo ntakimuhe. Ubwo muraje mubirwaniremo. Ibintu bijyanye n'iyoherezwa ry'amafaranga, inzu y'150 miliyoni bohererejwe, mwananiwe kuyishyuramo, ku buryo mukomeza muri aho ngaho muri gusaba abanyarwanda, mubatesha umutwe, mubatesha ratete, aho umuntu mwamujyanye kwa muganga ngo bamupime, mugahirirwa mumuzengurukana mu bapfumu. Izo ndasago umwana ngo kwarasaza umubiri wose, ari mwebwe muri kugenda mubivuga. Hanyuma biraza kugenda gute? Bikwaye mureke gushinyagurira umurwayi, mujyana umurwayi kwa muganga. Mureke gushinyagurira umurwayi, mujyana umurwayi kwa muganga. Mujyana umurwayi kwa muganga, mureke kugenda mwirukankana ubukamera, ubundi bukomeza mumukoresha, mumukinisha nka za saye, muri aho mumuhamagara mugira gute? Uyu muntu nuwo gusengerwa. Mureke gusaba, ni mujyana umuntu kwa muganga niba ari muri mituweli na amafaranga makeya. Mureke kuza muza mubeshya abanyarwanda, mwirizwa mwifashe nk'abagiye guhazwa. Muraza mwifashe nk'abagiye guhazwa ngo umuntu ari kuba ngeweho ntari ibi nimumvuga, ariko inda ya Yesu muyishyire hasi, inda ya Yesu muyifashe hasi. Inda ya Yesu irarengana. Ubundi inda ya Yesu yaje uyu muntu muvuga yuko yarozwe, none se mbere yari yarozwe nande? Mwajyaga kumuvuza iki? Mukomeze mumbwire di, sinzi abantu bigeze ngo kumuzengurukana ibitaro byose, bari abambara ibyenda bisa bibitwe binini. Nibaje kumusura bakanga yuko banabonana, mwarangiza mukagenda ngo umuntu anyamwibase mumuvuga. Mwanshashwa mwese abasaza n'abakecuru, mwarangiza mukimurika. Ayo mafaranga mwahawe nari nagize ngo nayo mafaranga mwayakuye mu mifuka yanyu wapi? Mufite iki se? Hana lolotse. Uwo mu diaspora nawe mugenda mumuvuga ngo yarayabahaye ngo mugende mufashe, mujyana 150. Ntaribi mwarakoze. Hanyuma iriya envelope yari irimo iki da? Izo ndasago mugenda muvuga. Undi mupfumu mwamuhaye uri kumusiga imiti we. Yego. Zezeze. Muraho njeweho ntaribi. Ngo jihad mumbitse hehe? Musimbuke mwebwe se mwandoga. Ntago byakunda, ntago mwambona. Mwankura hehe? Nikoda nimwicare mufate umuntu mumujyane kwa muganga, mureke kwirukanka muri abo barozi.
mureke kwirukanka muri abo bapfumu, mureke ibyo murimo muzunguza umuntu, sibyo? Musimbuke ngo jihadi turamwi, ngewe nanarwaye mukanageraho ndi nahita ngira ngo mbarukaho, sitaki suko nanjye ntazarwara nambaye umubiri, ariko mureke gufata umuntu ngewe nicaye hano mbiyama mbabuza gukomeza gucuruza umuntu urembye mumushyiraho kamera, mutwara ubwo bupumbafu bwanyu hirya. Nta soni ngo umupfumu ngo waza aho ngaho za Karangazi zakira mu ruzi utaragira Nyagatare ngo wo ku kimodoka ngo nta kintu yakoze ngo mwebwe mu muhari. Ese ubundi mwebwe nk'abapfumu mubamenya mutera mise nanabona ko mujya mu bapfumu murakateterwa. Ndabafashe mbafashe ntirutse nk'uwo mupfumu wa kabiri yaje ati uwa mbere yamurangiwe hari umubyeyi ufite umwana w'umubyinnyi ntashaka kumeshoninga hano, ndabizi mwata mwata uwo mwana mama kanaka. Mureke mbabazi nk'uwo mupfumu wa kabiri uri kumusiga imiti, uwo muri kugenda muvuga uri kumva mwamukuye ko aho namujya mara musi mubana mwizina rya Yesu fire. Abadayimoni b'abapfumu ndabahambirije. Mama kanaka dore batangiye kwivuga. Inga urakoze Rahma dore nguyu Rahma aranditse. Mukurikire comment za Rahma yanditse mama w'uwo mubyinnyi niwe wamujyanye ku mupfumu ngo w'umusaza ufite abana bagera kuri 50 ngo nawe ngo ibyakoresha yabikwe muri fire. Umva namaganye narindi hano namagana ubu bugome muri gukora muri gushinyagura mukomeza muri aho ngaho musabira ku murwayi, mwanjashwa mwe z'abasaza n'abakecuru. Nta wandi kuvuga mu izina musimbuke jewe nabavuga mu izina nabafite uwo mwanya mbavuze nkande mbavuze nkande niko muvugo wa mupfumu wundi mwamujyanyeho aho kugira ngo mujyane umuntu kwa muganga mukurikirane aho ngo indera byaranze n'ahandi mwamujyanye mujya ahandi mutegereze babahe transferi z'ahandi hantu. Turi kumvikana muve muri iyo mikino yanyu. Sinzi ngo umumama ufite umukobwa w'umubyinnyi muri iyi Kigali ngo niwe wamujyanye kuri uwo nguwo mu bapfumu, uwo mupfumu wo ku kimodoka uzamutse ngo umuhanda w'igitaka. Yego uganiyo za Nyagatare zaza mupfu murangije baramurasaga murangije muri kuza ngo umuntu ngo ibiki n'ibiki ngo yivurije muri Kongo wapi mwaciye toka shitani namanganya abazimu b'abapfumu mwizina rya Yesu fire pepu katika jina la Yesu ndabahambirije. Ese ubundi babaze umupfumu wa kabiri mwamujyanyeho mwari mumuzi mutera ko muri abihaye Imana kwizo nzira mutazigenderamo niko yego umupfumu wundi mwamukuye uri kumusiga imiti. Mama shukurani mbonye ibyo mubamo mujya mu bapfumu fire muri gufata umurwayi mukamubuza ibwami no ku Karubanda mukamuzuragiza nta soni koko mukiterura mugatwara umuntu mu bapfumu mumvugire ngo fire. Ubwo umupfumu wa kabiri ngo uri kumusiga niko mbahereza izindi ngo umukozi bari bamujyanye ngo amwiteho bagira batya baba baramwirukanye. Umuntu wagombaga ngo kumukoresha ikiganiro ngo atangaze uko abwira abanyarwanda uko ameze, murangije mubwira Jackie ngo ntabyemere ngo ni mwebwe mushaka kumugumaho. Mama ngo muri ababyeyi babyeyi yego tubyemere muri bo, ariko se babyeyi
yego ye, iyo tayito y'ububyeyi murayifite. Hanyuma ababyeyi babaho bibigoryi, bibizongwe, uwo wari umwana wawe wakwirwa yuko yirirwa azenguruka mu bapfumu, ari umwana wawe warembye, wakwemera yuko umuhisi n'umugenzi azakamushyiraho kamera ari gukumbagura? Ejo bundi numvise abana ngo none se ngo mwakuyeho kamera. Yego babyeyi we, yego ye, izi viyuzi zizarikora. None muricara ngo jiha kajihadurwa n'iminsi namenye ko mujya mupfu mubapfufaya mu izina rya Yesu. Pepu katika jina la Yesu. Umupfumu wa kabiri uri kumusiga imiti. Mwafashe umwana mukamujyana kwa muganga, mwafashe umwana mukamujyana kwa muganga, mukareka kumukiniraho filimi, mukareka kumukiniraho drama. Uyu mwana mwamufashe mukamujyana kwa muganga, byananira mukamuzanira abakozi b'Imana bakamusengera ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, ko igihe cyanyaki Imana ibishyira kuri gahunda. Kwirirwa mutunga kamera, mwarangiza mukagera muvuga ngo haza yaheze ngo ko narebye kuri mobile ngo kutugasanga ngo uretse ngo umumama umwe w'umudiaspora ngo wohereje miliyoni, ngo ubundi ngo igiceri cy'icumi, ngo 20, ngo 30, ngo ukabije 500. Koko reka twemere ko nta bufasha buba bukeya mwina banenga, kuko nabo ngabo nimba atari no kubasuzugura niko bari bifite. Uretse ko ngibyo tubifata mu buryo soni. Ba bantu bambara imyenda isaba ibitwe binini sibo bari baraho bavuga ngo banze ko bamukoraho, suko mwari bari bamaze kumusiga imiti. Aho mwebwe mwari mutaratezamo ngo mujye kwiyerekana. Imiti ya Nyagatare, aho ngaho ugana Nyagatare ku kimodoka dada. Hey! Umusaza niwe wa mbere wamuraguriye. Muve mu by'abapfumu, iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Hamaze gutangwa amafaranga angahe? Mutejemo namwe mumuhaye umupfumu. Yego ye, yego ye. Dede babye, aho mwakice ngo musome dua, musenge, mwirukase mujya gushaka umupfumu wundi wa kabiri ngo yivurije Kongo. Ibyo ni ibihe bitarora? Yego, nimba mutaraciye panya mufotore icyangombwa cy'inzira harimo kashe z'abinjira n'abasohoka, aho baterera abinjira n'abasohoka, aho bakirira abantu. Aho ku kimodoka iyo zaruka rugana, yego ku kimodoka ngo uzamutse umuhanda w'igitaka. Aba bapfumu n'abasikama, musenga Imana, mubwira uyu mwana senge cyangwa mumujyane kwa muganga. Umuganga yemeza iki? Umpamagaye kenshi Gihozo. Keretse niba mwaraciye panya, ubwo nahita mbita bapanya puriza. Izo za panya puriza soni. Mvugira ngo fire, mvugira ngo fire. Mureke gukomeza kuzengurukana umurwayi muri social media. Ntago abarwayi bose barwaye bazajya bahamagara itangazamakuru ngo bagende barebe naho umuntu ari kugaragurika. Ntago bibaho. Aha ngaha munaviyo uburenganzira bw'umurwayi mu ngingo ya 3 mu mategeko dufite mu Rwanda. Umurwayi mu ngingo ya 3 iramurengera. Umurwayi iramurengera ingingo ya 3. Mujye munasoma amategeko y'igihugu cyacu, igihugu cyiza dukunda, kidushyiraho amategeko arengera buri muntu wese, arengera buri muntu wese. Kwitegeko rirengera umurwayi mu ngingo ya 3. Umurwayi yemewe afite uburenganzira bwo kwivuriza ahantu ashaka, akavurwa n'umuganga ashaka, ku bitaro ashaka, akakirwa n'umudokiteri ashaka. Please, nta hantu handitseho ngo mushyireho kamera umurwayi mwereke isi. Umuganga niwe wemeza ngo uyu murwayi arwaye iyi ndwara. Please, nta nubwo ibigomba gutangazwa muri media. Ingingo ya 3 fire. Mujye musome mu mategeko. Umva ego hariya
mwamutwaye iyo za Rukara ugana za Nyagatare. Uwo muganga yemewe na leta, ko mwavuze ngo yivurije Kongo, mwigeze muhabwa transferi yo kujya kwivuriza Kongo? Mwabaye bapanyapuriza. Umupfumu wa mbere aravuga ati reka ndananiwe, minacoka. Ntabwo ubwo mwumve nyine. None ubwo indwara yananiwe kuvurwa n'uwo mupfumu, murongera ngo yarozwe mu mata, ngo anywa amata. Ayo makara mwirirwa mugotomera zabakata ibihaha. Nta soni. Izina rya Yesu, fire. Twamaganya abapfumu, fire. Naragizuka ukirirwa bikore ngo nimushaka. Mwabonye babandi bamutabarizaga ko bacecetse? Mwarabibonye baracecetse kubera yuko banze nabo ko bashyiraho kamera. Mwarabibonye ko bamwe bamutabariza bacecetse, bagiye banyerera, hasigara bapanyapuriza. Mvugira ngo fire, kuko yatse ikiganiro ngo ni ngo waretse tugakora ikiganiro nkereka uko abanyarwanda ukumeze. Ngo wapi, abibujijwe na bapanyapuriza. Panyapuriza, fire. Umupfumu w'iyo za Rukara yongi ugana za Nyagatare, uzamutse ku kimodoka ku muhanda w'igitaka. Namwe mamuteje mu wanyu. Ese ubwo nk'abapfumu bamenya gutera? Yegoye, narababwiye ngo dufite abaganga. Umuntu niba mubura indwara bazamwohereza ahandi ajya ahandi. Ntabwo mujye mubona nabo bahereza za transfer bakajya kwivuriza hanze y'igihugu.